Yes, twongeye kubaha ikaze bantu bacu abakunzi ba Paula TV official na Safiro na Tumuvumbure. Twizeye ko mumeze neza, hariho akabeho, harakonje. Twizeye ko muri kurya ubugari n'isosi. Rero ku bantu batameze neza, ndagira mbabwire ngo Imana iracyakora, kandi n'abameze neza mukomeze gushima Imana. Kuri kamera zacu rero murahabona umukobwa mwiza cyane, reka tumuhe ikaze atangira twibwira. Gusa mbibutsa yuko gukanda subscribe ni akantu k'ingenzi, share, like ndetse na comment. Content yacu y'abasingo madam hamwe n'abana nyine bihakanwe na base tugiye kuyinjiramo. Wumva ushaka kuduha ubuhamya uraza kutwandikira muri comment cyangwa urebe nimero zacu kugira ngo tuzakorane neza niba hari icyo wifuza kudusangiza. Reka rero twakire umukobwa wacu tuguhaye ikaze. Uratangira wibwira abakunzi bacu. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Tishime Marciane. Uragerageza kongera ijwi. Kenzi ku izina ryitwa Emerance. Okay. Murakoze. Ibyo gusa. Uri singo se ufite umugabo? Tubwire nyine, twibwire wese kugira umuntu uri kukureba ahita kumenya nyine, amenyeho dukeya kuri wowe. Ari single. Uri singo. Okay, ubwo rero abakunzi bacu n'umukobwa ari singo, birashoboka ko ari na searching tugira uko Ntabwo tubigenda. nshaka sheri. Uramufite se? Ndamufite uri bwihishwa. Ubwo rero basubiza amerwe mu isa. None se Ntabwo aragera igihe cyo kumutangaza. Ariko amakuru dufite no kuri umusingo madana. Yego. Ufite abana bangahe? 2. Umuhungu n'umukobwa cyangwa umukobwa gusa? Tubwire nta kibazo. Ibyo tubyihorere. Icyangombwa nuko ari abana. None se tubwira nyine uko urugendo rwawe byagenze kugira ngo abo bana ubagire, impamvu utabanye na papa wabo. Tubwire muri make. Mva ni birebire. Tunyuriremo gake. Ni birebire we. Okay, wenda kenshi ntabwo nkunze kuvuga ku buzima bwanjye bwite. Gusa wenda icyo nabasha kuba navugaho nuko nyine mbafite, ariko ari njye mbitaho njye nyine na famiye yanjye n'inshuti. Ntabwo bikugora kwita ku bana babiri noneho uri wenyine? Biba bimeze bite nyine, ubwo buzima bumeze bute? Ntabwo navuga ngo ntibingora, kungora birangora. Umukuru muri bafite imyaka ingahe? Ese bafite imyaka 9. Urumva ni bakuru, bageze mu gihe bagusaba imyenda, amafaranga y'ishuri. Nyine ukuraho izo mbaraga zo kwita ku bana babiri kandi papa wabo atagufasha. Umva ndi kwa gusenga nyine no kugira inshuti n'abavandimwe. Nabona n'akazi nyine nkagakora, nkabona nyine. Ariko nta kazi ugira gahoraho? Nta kazi ngira gahoraho. Ni ugutera ibiraka. Yego. Bwari umuntu uri kutureba rero wifuza kuba yamufasha yanamurangira akazi. Uri umukozi se, hari akazi wakinuba? Nta kazi nakwinuba. Akariko kose wagakora. Yego. None se papa w'umwana, papa w'abana na n'ubu ntajya no gusaba no guhura n'abana be? Muravugana se cyangwa? Dushobora kuvugana, ariko wenda intumbero ni uko kuba namubwira nti ko mbona umwana byanze, w'intumbero ye wenda batekereza ko ashobora kuba yagira nk'icyo wenda bamarira batari kumwe, agatekereza ko wenda ari nk'ubushobozi wenda abuze ati nguhaye amafaranga yo gukora iki n'iki cyerekeranye n'abana, bavuga ngo wenda sindi bugikore, nicyo nabonye wenda ashobora kuba yabashingiraho, kuko we ubwo ahita ambwira ati niba yakunaniye mumpe. Abashaka umufate umumuhe aba ari wowe umurera. Kandi umwana ugeze ku myaka 9 aba yarakuruhije pe. Aba yarakuruhije buriya, nubwo umwana agize imyaka 9 nta kintu washingira uvuga ngo
wenda papa we yamumariye iki ngiki nanamumuhaye n'ubundi yamumarira iki, ntabwo wahita ufata umwanzuro ngo uramutanze. kandi wowe Kubera udashaka ko- kubarekura nawe. Oya, ntabwo mba numva nabikora. Mwese abana ntabwo bajya kubaza papa Aramumbaza, ukamusubiza gute? aramuhamagara nkamuhereza ati mwana muvugane. Nta nubwo ashaka kubwira wenda umwana nabi ngo umubwire ngo papa wawe gutya na gutya ntafasha, no. Oya, ariko nta nubwo ari Mba numva nyine byiza. wenda byamutera umutima mubi. N'abantu bari kudukurikirana n'ababyeyi batureba b'abasingomada, ntabwo ari byiza kuba wavuga papa w'umwana nabi. Ibibazo biba byarabaye biba ari hagati yawe nawe, ntabwo ari ngombwa kubishyiramo umwana. Kandi Umwana ababyeyi ntabwo benshi aba bakunda yarabigize. kubikora, ugasanga binjijemo abana imitima mibi, kagomba. Biriya ntabwo ari byiza. Igihe ari cyo ntabwo ari byiza, ibibazo biba ugomba guha hagati y'ababyeyi ariko bitajemo umwana. Yego. Byari urugendo rurerure kuba umwana agize imyaka 9 ubu yatangiye no kwiga. Byari urugendo rurerure, ariko Mwese ubundi papa w'umwana mwarakundanye cyangwa ni bimwe by'iki gihe nyine? ntabwo wajya kugera aho ugera n'umuntu mutarakundanye, nyine nuko buriya wenda ushaka kubibwira nk'urubyiruko rw'iki gihe, wenda ukabwira nk'umwana w'umukobwa ati jya wirinda, umusore nakubwira ko agukunda, ntabwo kuryamana nawe aricyo kikwereka ko cyamwereka ko nawe umukunze, kuko uko mugenda muryamana niko rwa rukundo agukunda rugabanuka, rugenda rushira. Kandi njya numva ngo iyo muryamanye byongera urukundo. Kuri bake bihira bake. Nahise ubwo wakundana n'umuntu umwaka wose mutaragira uko mwigenza, Birashoboka, usa nta n'abakundana bakamana n'imyaka 5, ariko abaguca inyuma. ntiyashaka haca rugaba bikwereka, Mbese wowe baguciye inyuma ntacyo bitwaye pfa kuba atabikweretse. atabinyeretse. Ubundi se kuri iki gihe wakoraho umugabo uziharira? Ni ukuvuga ngo abagabo Yewe bose nabonye babaye ba ariyo baritazari. kamere y'abagabo ariko bateye. Bose babaye ba baritazari. Nese ubundi tuvugisha ukuri. Umbwiye ko waguciye inyuma ntaribe. Nk'ubu ngubu ufite umusheri wawe. Ukajya nk'ahantu wagaruka mu rugo ugasanga yazanye undi mukobwa mu buriri. Icyo gihe nyine aba yabikweretse. Wakora iki? Ntabwo byaka kukubabaza. Sibwo Ari hagati y'umukobwa n'umugabo wa bitande. Ntabwo umukobwa namukomaho. Ntabwo aba yizanye. Uri umukobwa umujijije ubusa. Kandi uvuze ko ari kamere y'abagabo. Nyine umukobwa niko yagakwiye bateye. kumwirinda kuko abazi ko Yamwirinda tese buriya ushaka no kuva no mu rugo rwose umugabo agize gahunda ntacyo umugore atamukoreye. Yagera hanze rwose yakureba uri umukobwa utambutse, ati akumva kugiriye amatsiko. Kandi ibyo gusa akanayakugirira atari uko agukunze ngo akugire umugore, ibyo gusa. Kandi mwaryamana bikaba binarangiriye aho ngaho. None se tugarutse ku buzima bwawe, ntago ujya ubona abana bawe bafite ibikomere cyangwa hari ikintu bagabanutseho kuba batabana na papa wabo? Wenda ibyo ngibyo ntabwo nabyinjiramo cyane, ariko buriya nanone umwana utabana na se ntabwo wavuga ngo hari aho bahuriye n'ubana na se umuha keya. Hari ahantu batandukanye kubera batabona urukundo cyane cyane niba harimo n'abakobwa. Abakobwa bakunda ngo base cyane kuko ashaka nko kujya nk'ahantu akabona nyine umwana mugenzi arimo arateta ku papa wiwe, ku mubyeyi wiwe. Buriya iyo atashye akakubaza ati se mama, ati papa bahe, cyangwa papa nyine wenda akagira ibyo akubaza byerekeranye kuri se, ntabwo ari ibyo aba yitekerereje gusa, hari aho aba abikuye buriya. Nawe nuko atatobora ngo akubwire, ariko ibyo ari byo byose n'abamukuru n'ubundi se yareka kubibaza. Iyo ari mukuru arabibaza, ariko byanze bikunze buri ikintu gituma umwana aza kubaza kenshi. Ngewe niyo abimbajije mpita mubwira reka muhamagare muvugane, mubwire icyo ushaka kumenya. akaba ari wabibaza. Yego, arabimubaza se nyine aracyari umwana, umuha bakavugana akumva ni ibyo tuzansure. Yego, buriya yatangiye gucakura ntiyatabikwereka, ariko nyine ntabwo umwana w'imyaka 9 aba akiri umwana. Noneho isi tugezemo aba yarakuze ibyo ari byo byose. None se ubwo buzima bwakira gute? so nabwo mwakira nerangiye rero buriya
ntabwo navuga ngo mbwakira gute, nako ntabwo nakubwira ngo mbwakira gute, ahubwo akenshi nyine ndi wa muntu mba numva nyine nakwimenyera ibyanjye n'abana nkumva bihagije. ngewe ndumva bingoye ukuntu managinga abana babiri, umwana akubwira ati mama nkeneye urukweto, nkeneye iki, noneho udafite n'ubushobozi. Nkeka ko ari imbaraga zo gusenga, buriya udasenze no gusenga birafasha. ariko wigeze kumbwira ko wageragejeho gukina filime umuntu witwa Ketchup abantu bose bazi, abenshi bamuzi muri Bamenya, asigaye afite na channel yiwe, yigeze kurya amafaranga. Chora ni umujura. Ibi bintu bireze cyane ugasanga uriya ni umujura, umvuzwe n'uburaye kandi amafaranga buri gihe uko nyibutse impita numva ngize agahinda. Byagenze gute kubona umuntu nk'uriya wifashije arya umumama nkawe uri kwishakisha amafaranga? Byagenze gute? Kenshi nkunda no kumwandikira no kuri WhatsApp nkabimubwira mubaza nese kuko nk'ubwo uba wumva utekereza iki iyo wifata ukarya amafaranga y'umuntu utakurengeje ubushobozi. Yangiza nyine akanyihorera, cyangwa rimwe na rimwe akampamagara akambwira ngo nimbanze ngo nuzuze ngo ibyo yambwiye bisabwa. Nese byagenze gute? Mwahuriye he? Yayakuriye gute? Yakubwiraga ko ari icyo ashaka kukugezaho? Ukuntu nyine byagenze, uko byatangiye kugira ngo ugere aho yo kuyamuha? Njyewe nyine nabonye aka video kiwe kuri TikTok, abasanga nimba yumvamo impano yo kuba wakina filime, amafoto yawe abiri, nyandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero, umpa amafoto yawe abiri, aho uturuka, nyine mbese umwirondoro, ati maze ubundi ngufashe. Ndabikora kuko hari harimo ijambo yavuga ati kora kuri foto, haraba hari agasaraba, kora kuri like, hari agasaraba ukakora, nakoze ku ifoto inomero ye n'ubundi yitiza. Uramwandikiye kuri WhatsApp? Ndamwandikiye hambwe ati kaze kuri show TV Ketchup. Ubwo nyine turabanza turaciringa arangije arambwira ngo icyo sabwa ngo ni ukwishyura amafaranga, si ngombwa wenda ngo nyavuge umubare. Hoya nta kibazo yavuge kuko hari ari buze kukureba, kandi niba hari n'abantu bamukurikirana nabo babimubwira yavuge nta kibazo. Icyo gihe namuhaye 20,000, aciyemo arangije aransubiza arambwira ati uzatangira nyine ubwo iyo wishyiraga ngo barakwandikaga avuga ngo ni ukwiyandikisha nyine ni 20,000, wamara kwishyura agahita baguha umunsi uzaziraho, wa munsi wagera agahita ngo urishyura ngo n'andi 15 ngo yo kugura umupira wanditseho Ketchup. Simbizi ibyo ari byo byose, ni umupira uriho brand yiwe kuko ari we ntabwo mbizi kuko narawishyuye, ntabwo nawuhawe. Nawe warawishyuye 15,000 ubwo bibaye 35. Yego. Ubwo rero nyuma nkajya muhamagara nanyitabe, umwandikira nkabona nyine aranjye ngezeho ndamwihorera. Nimero wayamuhayeho yari iriho amazina ye? Reka ni nimero ngo baruye ngo kuri Jeanette, ni kode. Ni kode yaguhaye? Ngo ni Jeanette. Ariko nyuma naje no kwaza abandi bakinnyi ba filime nzi, barangije barambwira ati reka yaragutuburiye, ati nta nubwo ari nayo mazina ye. Oya, kode yawe ashobora no kuyishyira ku muntu, nta kibazo bya kode. Ariko wowe urabizi neza ko ari Ketchup wayahaye? Niwe kuko mwaranavuganaga? Twaravuganye mbere, twaravuganaga ntarayohereza amafaranga ntarayamuha. Ariko aho umaze kuyamuhera ntiyongera kugusura? Umva na communication y'abagishaka. Ibi bintu bireze hano hanze? Na communication y'abagishaka kuko nabonye ari nta nubwo ari nanjye njyenyine, kuko hari n'undi mwana nigeze nanone kubona ari kurira afite amarira arenze ukwemera, amutuka noneho w'umunyeshuri amubwira ati nk'umwana ungana nanjye ufite imyaka iniyi aribwo nkirangiza kwiga nkiri gushaka ubuzima, tutinyuka umumama w'abana 3 byongeyeho tuzi nk'umusitari.
ni n'umusirimu uriya mugore afite n'amafaranga ahubwo sinzi impamvu ntayo bashaka no afite buriya kurya ntukajya ubona oya yewe buriya navuze ntabwo ibintu bipfa kuza gutyo gusa ntabwo ibintu bipfa kuza gutyo gusa haba harimo n'ubujura najyaga nibaza ikintu gituma abantu bakira umusubirizo ukabona bubatse imitamenywa baragenda mu mamodoka haba harimo no kurya tw'abandi ese byibuze baba bibitsemo iyihe mpano cyangwa bo bakora gute ngo umuntu abe yagerageza nyine nawe yabe yakora gute ni bya bindi bita kurya ibyabo bakarya n'iby'abandi kugeza n'ubu ketchup narongeye kugusubiza reka niba ari kukureba se wamubwira iki kuko ibyo ari byo byose bino bintu bireze abantu basigaye babona ko bagafashe bakabikora ni ibirego byinshi dusigaye twumva ngo umuntu yarambwiye ngo azanyinisha filime ibintu ariko ugasanga noneho umuntu wanayamuhaye ni indushyi rimwe na rimwe yanayagujije ntari naye kandi mu bantu nk'abantu baba mu cyaro 35,000 wayaranguza avoka kandi ugacuruza yego na hano i Kigali rega wanayakoramo capati ukazitembereza ayo mafaranga ni amafaranga menshi noneho ku muntu w'umusingo mada nk'uyu ibintu byose wirera ayo mafaranga ndakeka ayayaguriramo abana ibiryo rwose ukwezi kugashira bafite umuceri mu nzu rero ketchup aho uri ndizera ko iki kiganiro kizakugeraho ndetse niba hari n'umuntu uri kutureba w'inshuti wa Kimuhe amubwire ko yahemutse kandi haracyari amahirwe yo gukosora ibimenyetso birahari kuko niba tubwira ko yayamwoherereje kandi bakaba na message sinigeze nzisiba na chat twagiranye byose ndacyabifite ibimenyetso birahari rero ketchup haracyari amahirwe yo kuba wahindura amakosa wakoze kuko amafaranga y'indushyi nta kintu yakumarira pe mpora mbimubwira rwose ketchup nawe buriya yabaye musingo madana ubwo yaje gukora ubukwe n'Imana yamusubije nyuma azi kwimenya kuri buri kantu kose uko bimera nareke kurya indushyi azi kubaho wirera uko bimera nubwo Imana yaje kumusubiza ariko ibyo ari byo byose yabiciyemo kuko afite umwana w'umukobwa mukuru atari bari abahungu 3 buriya wenda hari igihe ashobora kuvuga ngo yaribagiwe mu bigaragara ntabwo ari ukwibagirwa buriya se abikora atabizi kubikora bikora abizi ahubwo kuvuga ngo yaciye mu busingo mada nimba nawe wenda yanabiciye wenda wanafite n'ababyeyi simbizi nimba bafite ni mukase ariko yari noneho njyewe ndimenya kuri buri kamwe nta n'umubyeyi ubimfashamo yego ndimenya kuri buri kamwe nta n'umubyeyi ubimfashamo ngewe numvaga ko nyine wenda ari ibintu nazinjiramo bikafasha atari none cyangwa atari neje ariko ahazaza bikazageraho byankura bikagera n'aho bingeza ariko mbese yabaye nk'unyicaje ahita atuma niburira icyizere bitewe n'uburyo narinjemo abantu bose wanabatereye icyizere bumva bose ari abambuzi kubera yuko abantu bose ubundi sinzi ikintu cyateye abantu nta nubwo ukiguriza n'umuntu n'amafaranga ngo yakwishyure njya mbona utuntu ngo abantu ngo bararakaye abantu bose bararakaye njya nibaza ikintu cyatumye abantu barakara ni igiki ugasanga amubwiye ngo mwiriwe ngo ntundeba se abantu bararakaye muri iyi minsi isi yabaye mbi sinzi ukuntu byagenze niba rero umuntu w'umukire nka kuriya ushobora kwifata ugasanga n'utwo wari guhayisha araturiye ushakishijwe n'imitsi y'abandi ntabwo ngewe nahita mvuga ngo arikijije cyangwa wenda akijijwe n'impano ye yego nawe wenda hari aho hari uko wenda ibimufashamo ariko n'imitsi y'abandi ikintu kintera agahinda ni amarira ariza abana b'urubyiruko noneho narebye umwana w'umukobwa mpita numva mugiriye impuhwe nangize ubuhama 35 nahita njya mu bicu mpita numva mugiriye impuhwe ariko gusa naramugaye buriya nawe n'umufana we naramufanaga cyane numva mukunze wana kisiga amarangi yewe naramukundaga buriya ari filime njya kumumenya namumenyeye kuri filime yakinaga yabamenya naramukundaga byatari wumva ari ufana niwe nafanaga none ko yakuntu yaguhemukiye ubu nta n'ikintu mwavugana ubu se umusanze nko mu nzira yakoze ari nkawe umuntu wenyine ugomba nko kumutabara ari nko mu kibazo namutabara
ntabwo namutambuka, urumva uracyamukunda nubwo yaguye mu kigo. namutabara pe, igishoboka cyose naba mbona namufasha ari mu bibazo namufasha. Twigarukire ku buzima bw'ubusingo madabura, niba ketchup azakibona aracyafite kugaruka, aracyafite gukosora ibyo yangije, kuko ubuzima nawe arabuzi. Umuntu wabanye na mukase, umuntu wabayeho ubusingo mada, ndakeka nta kintu na kimwe atazi, ahubwo abyirengagiza abizi, abyica abizi, ariko haracyari amahirwe, kuko nuba kujyanye wakina. Si wakina? Gukina nakina, si njye mba numva nyine mbyiyumvamo. Mpamvu byiyumvamo. Yego. Okay, twigarukiye rero ku busingo mada. Hari saga muri no minsi iriho, yari imaze iminsi iriho, ariko ndakeka Serge yarasabye Regis Ayimini yarasabye imbabazi uwitwa Miki. Gusa Miki ajya kuvuga yavuze yuko ngo Regis yajyaga amucyurira ngo wowe uri umugore, ngo warabyaye. Kubera iki abantu babyaye cyangwa abasingo mada muri no societe bataba buboshywe kandi nabo ari abantu nk'abandi? Ubona ari iki kibitera? Ni imyumvire. Ubundi bwose umuzanye umugize umugore ntabyare bwo wamwubaha. Nicyo kibazo. Nabyo ntago biramba. Nabonye akantu ngo wanga gutwara mama Kevin ngo gatwara mama Nyakwigendera. Ngo wanga gutwara mama Kevin ugatwara mama Nyakwigendera. Nabonye kandi kuri TikTok. Ngo umukobwa nyine ari kuririmba zino ndirimbo, harya unuririmba indirimbo z'ubukwe yitwa ngo iki? Ndabimenya ko narabukora se. Ngwino teterumbe hafi, harya niko iyo ndirimbo yitwa. Naba nkubeshye. Umukobwa arangije arandika avuga ati harya abantu bakobwa babyari baba ntabwo ngo tuzaririmba ino ndirimbo. Yesu we. Tubona nyine yifashe ukuntu, ubona nyine byamurenze. Nicyo wabwira abakobwa babyariye iwabo bumva ko ubuzima bwarangiye? Sugu ubundi wakumva ko ubuzima bwarangiye gute? N'ubundi ngewe nkurikije nuko mbona ingo ziri hano hanze n'abubatse, yani nabo mba mbona ndashijeho kubaho neza. Nese uba wumva umugabo aje akakubwira ati arashaka ko tubana, wabikora? Ntabwo ari uko batabimbwira. Ariko n'ubundi hari igihe mba ndebaho naba mvuye naho naba ngiye nkabona byose ari ukuzimu. Byose ari kimwe. Abantu b'iki gihe ari abubatse bifuza gusubira mu bukobwa, ari n'abatarashaka bumva bifuza kumenya uko urugo rumeze. Rero dushishoze tunasenge cyane, twirinde kuvuga ngo ijambo iyo menye. Ariko njye sinzi ukuntu mbyiyumva, ariko ku giti cyanjye njyewe mba numva iyo wabyaye rwose nta kindi kintu cyagakwiye kugushishikaza ngo wumve ngo urashaka kujya mu bagabo, ngo wumve njye mba numva ubundi ikintu kitwica n'ubukene ari ukwita ku mwana wawe. Ikintu kitwica uba wumva nyine ufite amatsiko yo kuba wakubaka urugo washaka umugabo, ni ubukene. Rero wowe ufite amafaranga ubundi biriya bintu wabyishoramo, ufite akamodoka kawe, inzu yawe, akazi kawe, aho biba byakemutse. Kuko n'ubundi ikintu mba numva cyatuma nashaka umugabo, kuvuga wenda afashe ku bana banjye biga. Ariko wabonye amafaranga tayari? Ariko njyewe niboneye amafaranga yanjye, ibyo biba bihagije. Kandi ikindi kintu gituma numva ntashaka, ntabwo ujya ukenera za gahunda za barita zawe. Yewe ibyo reka tubireke. Atwimye amakuru w'ibanga ariko. Kandi sheri murabinoza, mujya mubinoza. Tuzabinoza buriya ni mu bitekereza muzibuka agakingirizo utazazamo n'uwa gatatu. Uti rwose tuzajya tubinoza. Imana iguha amafaranga kandi twese yaduhe. Buri gihe muranyasengera Imana ibyumve. Amafaranga ubundi kugira ngo nce agasuzuguro k'igitsina gabo. Noneho ikintu abagabo bitwaza kenshi ngo baratugize sha. Noneho nk'iyo basikura umufiyemeri wumva nta kirengera. Byerekana ibwira abagabo bari kundeba. Nkubwira wa mugabo ndeba wumva ko kuba umuntu ari umufiyemeri wamuzanaho buri nyinshi ukamufungaho umutwe. Kankubwira ngo ikintu cya mbere muri ino si kinezeza ni ukugira umwana. Niba hari ikintu kiryo kinezeza ni ukugira umwana. Rero wa mugani mwanze gutwara mama Kevin, muzatwara mama Nyakwigendera. Ikindi kandi wa mukobwa wumva ko nawe ngo ubuzima bwarangiye, haracyari ibyiringiro, sibyo? Umunezero utihaye witekereza ko umugabo azawuguha, kuko umugabo ni umwana wundi.
ibyo byishimo uri kumushakiraho rwose ngo urabanza ukabyiha, ni iby'igihe gito. Ubanza wishimishe, wikunde, winezeze ku giti cyawe, uvuga ati uyu ni njyewe, wigire muri wowe, wikumva ko ubuzima bwawe bushingiye ku mugabo. yego Kuko nta kintu nkwijeje ku bagabo b'iki gihe. Nabonye akantu ejo bundi ngo mu bagabo 80 niba ari n'abangayo ngo bari ku isi ngo harimo amapede, harimo abapadiri, harimo ngo amapede, abapadiri, ngo harimo ngo imbwa. Barabumva utuntu two gutuka abagabo two ku mihanda, umva tuzakora ku bantu benshi. Ako buriya wa mukobwa ngo ni amagweja, barababeshyera, ubundi abagabo ntago ari imbwa. Kuko umugabo utinyuka kwanga umwana akanasiga n'umugore, njye ntabwo mbona ari imbwa, aba ari ikigwari. Kuko imbwa ntabwo ijya isiga umuntu ikunda, reka reka ihora imucunze. Uzarebe niyo yumvisha umujura hirya itaranakugeraho itangira kuguhunahuna, ikatangira kumoka ikwereka ko ufite ikibazo. Rero uwo mugabo ntabwo aba ari imbwa, muba mwamubeshyeye rwose, aba ari ikigwari. Noneho nyine gira ubutumwa utanga ku bakobwa badakomeye bari guca muri ibyo bintu, ugira icyo ubabwira. si ubwo buriya icyiza, ikintu mbona mbese ni ukubanza wowe ubwawe ukigirira icyizere. Hari umumama twabaye inshuti cyane, tumaranye nk'imyaka 6. wakundaga kunganiriza, kafasha mbese no mu buzima bwanjye bwa buri munsi, ku buryo ntabwo bwari kwira atampamagaye. Kanganiriza, akambwira ko byose bishoboka. Twamenye ari umukobwa, agera hari arashaka, arabyara, mbese tuguma turi babandi. Yakundaga kunganiriza ambwira ati komera, komera kandi ubanze wiyumvemo wowe ubwawe kuri uw'agaciro kurenza abo utekereza ko bashaka ko ushaka ko bamenya ko uri uw'agaciro. We banza ubyimenyere. Nawe ubundi mu gihe ushobora kwireba nyine ukiyumvamo ko ntacyo umaze, ngo ni uko ngo wabyaye, urabyaye nyine bitwaye iki se? Bibanza wigirire icyizere, numara kwigirira icyizere ibindi byose bizajya bigenda byizana. Kenshi umwana w'umukobwa mu cyaro arabyara agahita yita nyine akajya hanyuma. Ariko hari n'igihe ababyeyi babatererana. Kugutererana bagutererana ni nk'uko waba uri no muri urwo rugo umugabo akagutererana. Niyo mpamvu uba ugomba kwikunda, niyo mpamvu uba ugomba wowe ubwawe kugira icyo wiyumvamo kirenze icyo abantu bakubonamo cyane. Yego. Okay, ndumva ari uko bimeze. Reka tugushimire twemeye kubana natwe, twizeye ko igihe cyose tuzagukenera uzaba uhari. Nta kibazo. Kandi ukomeze ukomere, ushakire abana imibereho, Imana izagufasha. Nk'uko wabivuze nyine, wikunde, usenge cyane, kuko buri ibintu byose tubishobozwa na Kristo duha imbaraga. Yego. Yes, bakunze ba Paula TV official. Rero byari ibyo. Nawe wifuza ko hari ubuhamya waduha, nakubwiye ni muri comment cyangwa ukatwandikira kuri nimero zacu. Wifuza guha uno muntu ureba imbere yacu akazi, tanga nimero kugira ngo uzabone uko bakuvugisha. Babwire nta kibazo. 078 091 71 37. Kuzitanga se ufite ubwoba? Babimenye ntabwo bari gutereta. Hano ni ukuduhamagara ushaka akazi n'ibyo. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.